umuforomo rero wafashwe na ribu kubera gusambanya umugore ku gahato mu gihe yarari hariya ku bitaro ndetse yaje kuba yasaba serivisi z'ubuvuzi. Uyu muforomo rero yamwifuje nuko birangira amufashe ku ngufu. Ibi ngibi rero ni icyaha gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba ribu iragihanira haba n'amategeko y'u Rwanda akaba abihanira. Ni icyaha rero gikomeje kugenda kigaragara ku baforomo benshi cyane ndetse n'abaganga, bigaragara yuko rwose nta kwiyubahana gukeya bari gushyira muri ibi bintu, bikaba ari ibintu bitari byiza habe na agakeya. Mu gihe rero ibyo ngibyo byabaye kuri iyi tariki ya 3 Werurwe 2025, rwose ni umunsi w'ejo ubwo tukugezaho aya makuru kuri uyu wa kabiri. Byari ejo kuri kuwa mbere nibwo ibi ngibi byabaga bikabera hariya mu karere ka Nyamasheke. Urwego rero rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nk'uko bukomeza kuyeberera abanyarwanda bagiye batandukanye, rwataye muri yombi umuforomo w'imyaka 39 ukora mu kigo nderabuzima cya Ruheru, aho ngaho ni mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba. Nawe niba udukurikira uri Nyamasheke rwose ibi ngibi wabyiyumviye, cyangwa se ushobora kujya aho ngaho i Ruheru ukabasha kwirebera ibya habaye. Uyu nguyu rero yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo kuba yasambanya umurwayi ku ngufu akamukoresha imibonano mpuzabitsina mu gihe batabyumvikanyeho. Ubwo ni ukuvuga yuko ibyo ngibyo byabaye ku gato. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bigaragara mu rwego rw'abaganga cyangwa se mu rwego rw'ubuzima, bigaragara yuko rwose nabo nta kwiyubaha na gukeya bari kugenda bashyiramo, kuko mu minsi yagiye ishira twagiye tubyumva ahantu henshi hagiye hatandukanye, haba muri Rusizi ndetse n'ahandi henshi ahantu hagiye hatandukanye mu Rwanda. Ariko nanone ugasanga biterwa n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, wenda nta uzi impamvu yabikoze, ari nayo mpamvu RIB iba yamutwaye kugira ngo imubaze icyamuteye gukora ibyo bintu mu gihe byaba abimuhamye, kubera yuko nta nubwo wamuciraho iteka cyangwa se ngo mucire urubanza, wenda ashobora kuba afite ihungabana cyangwa se atameze neza mu buzima habwo mu mutwe. Niyo mpamvu rero RIB nayo iba yagiye kubikurikirana kugira ngo harebwe impamvu nyamukuru iba yateye ibi ngibi. Ibintu rero bikomeje kugenda bigarukwaho n'ibinyamakuru bikomeye cyane kandi byinshi cyane, bivugwa yuko rero urwego rw'ubuzima bakwiye gushyira abaganga ndetse n'abakozi bo kwa muganga mu itorero, ubundi bakabibutsa bakanabigisha indangagaciro, dore yuko rero kwiga gutozwa ni uguhozaho kugira ngo akazi kanoge mu nzego izo arizo zose. Abantu rero bavuga yuko abaganga bakwiriye kuba babona amahugurwa agiye atandukanye ndetse hagakorwa ingando z'abaganga kugira ngo habaho kubahugura, kubera yuko abaganga bafasha cyane mu by'ubuzima. Benshi bakunda kubitirira yuko bafatanya n'Imana mu guha abantu ubuzima, dore yuko rwose baratuvura tukaramba bagasanasana iminsi ikicuma ubwa wa muhanzi. Ariko nanone ugasanga ni bamwe muri no minsi bari kugenda bagaragarwaho no kuba bakambura ubuzima bw'abantu, kubera yuko iyo ugiye nko kwa muganga bakaba bagukorera ibintu bibi, uhita uzinukwa kwa muganga, ikindi ukanga abantu, bikaba byagutera n'uburwayi bugiye butandukanye, harimo ubwo mu mutwe, ubwo ku mubiri ndetse n'agahinda gakabije. Uganira rero n'abantu benshi cyane bajya kwa muganga, kenshi bakunze kuhasanga serivisi zitanoze. Ubwo rero ugasanga kenshi na kenshi abantu b'abadamu cyangwa se abantu b'abakobwa bashobora no kugira ibyo bemerera abaganga kugira ngo batambuke vuba na bwangu. Aho uzengurutse ku bigo nderabuzima byinshi cyane bigiye bitandukanye, nago nzi neza niba no ku bitaro bikuru iyo jamu ikomeza kugenda ibayo, ariko wenda nkaho nabashije kugera ni ku bigo nderabuzima bigiye bitandukanye, aho usanga abarwayi bagenda bakicara umunsi wose. Hari n'abataha n'abativuje bitewe n'abantu benshi cyane baba bahari. Niba ari ubwinshi bw'abantu cyangwa se ari ubunebwe bw'abaganga bagenda bakora gake gakeya, ukibaza icyo baba bari gukora. Ubundi usuzumye ukareba neza kwa muganga, ubona icyaba gituma nk'abantu batinda kwa muganga, wenda ari nko mwisuzumira bitewe nuko utafosinga ibisubizo cyangwa se utahatira ibisubizo kuza vuba na vuba, bitewe n'ikoranabuhanga riba rigomba kugenda rikoreshwa. Henshi na henshi ugasanga umuriro ujya unabura, ahandi ugasanga bategereza ngo izuba rive mani ku tuntu turaso ugenda ubibona mu gihe bari gupima malaria.
ibyo byose rero bigatuma abantu bagenda batinda kwa muganga, ugasanga umuntu amaze iminsi 2 agenda yirukanka kwa muganga, ari naho usanga benshi banatekereza yuko abaganga benshi cyangwa se abantu bakora kwa muganga basinyana amasezerano n'amafarumasi ari hafi aho ngaho, uhita utekereza kujya kwigurira imiti muri farumasi atari ukujya kwa muganga, ugasanga kenshi na kenshi wivuje indwara udafite cyangwa se utanazi, bitewe n'uko kwa muganga banze kuba bagusuzuma. Nyamara haba mituweli ndetse n'ubundi bwishingizi bugiye butandukanye warabutanze ku neza, dore yuko iki ngiki ari ikintu abanyarwanda bamaze kuba bamenyera. Ibi ngibi rero biba mu bintu inzego z'ubuzima zagakosoye, abantu babe kujya batinda kwa muganga kugira ngo wenda bibe byanatuma hari izindi incentives bemera kugiguhereza abaganga kugira ngo babakorere serivisi nziza kandi basanzwe n'ubundi ibe emerewe. Abangabi rero ni ibintu bigomba gukosorwa mu rwego rw'ubuzima, niyo mpamvu tuba turi kugenda tubigarukaho, ni nayo mpamvu ano makosa menshi cyane agenda agaruka. Ibi ngibi wenda nta kuvuga ngo ashobora kuba yamufashe ku ngufu cyangwa yagize ute, ariko icy'ingenzi cyo nuko bimukoresheje ku gato batabyumvikanye neza. RIB rero niyo ikomeza kuba ihabaye, ariko nanone ibi ngibi nibiba byamenyekanye kuko hari n'ibindi byinshi cyane bigenda biba muri loko aho ngaho rwose bishobora kuba bitamenyekana cyane, dore yuko uhitamo kuba yarega ni wa wundi nawe usobanutse watinyutse. Hariho benshi rero baba babyigumanira batabigaragaza, gusa icyo twababwira ko nuko bajya babigaragaza kugira ngo RIB ibarenganure. Iyi ni Wasam TV show rero, tugaruka ku makuru hano mu karere ka Nyamasheke. Uyu muganga waje kuba yakora skandale ikomeye cyane, aho yaje kuba yafata umufu umurwayi wari wigiriye kwa muganga ababaye akamwongerera undi mu ubabaro. Iyi ni Wasam TV show, ugire ibihe byiza.